Ndabasuhuje inshuti zanjye mwese igitondo cyiza. Murabona ko niyo nkibyuka mbabyukanye ku mutima, nagira ngo mbasuhuze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko musanzwe mumenyereye Mama Nana Official mu Kazayire Devota, nje kugira ngo tuvuganeho ubutumwa bubiri gusa, ntabwo mvuga byinshi, nta n'iminota myinshi ndi bubivugeho. Nk'uko bisanzwe ku biganiro nsanzwe mboherereza, ku biganiro dusanzwe dusangiye twese by'umuryango, hari abantu babashije kumpamagara bangisha inama, hari n'ababashije kunyandikira kuri WhatsApp ndetse no muri komenti bagenda bambaza ibibazo, akaba ariyo mpamvu nzindutse kugira ngo nze mbabwire muri make. Ni ukuri ibintu by'umuryango ntabwo byagakwiye gutuma abantu bagirana amakimbirane cyangwa se mu buryo bwo kutamenya ngo bitume umuryango wasenyuka. Hari umuntu wampamagaye, abantu bageze muri batatu barampamagara barambaza ngo ese ngo umugore utaraciye imyeyo ngo ashobora kunezeza umugabo. Undi arampamagara arambwira ngo ese umuntu wamaze gushaka mukuru ashobora guca imyeyo. Ibyo bisubizo rero byombi nibyo nari mbazaniye. Mu by'ukuri guca imyeyo ntabwo ari ikintu cyatuma urugo rugenda nabi. Guca imyeyo mu muco nyarwanda ni byiza, ni nabyo, ariko nanone bidakuyeho ko utarayiciye yasenya urugo rwe ngo nuko ataciye imyeyo. Guca imyeyo cyangwa kudaca imyeyo ntaho bihuriye n'amavangingo nk'uko abantu benshi babivuga. Amavangingo umugore wese arayagira, ahubwo biterwa n'uburyo yateguwe kugira ngo ayo mavangingo aze nk'uko bikwiriye. Guca imyeyo rero ni ikintu kimwe mu muco nyarwanda wa kera cyane. Naganiriye n'ababyeyi ba nyogokuru bacu, impamvu bacaga imyeyo akenshi nta myenda yabagaho, nta makariso yabagaho. Byo wari umwenda wambitse mu gihe umukobwa aramutse yicaye nabi, bigatuma uko guca imyeyo bimwambika ubwambure bwe ntibugaragare. Niyo mpamvu rero rwose bantu bacu uko tugenda tugira iterambere, uko tugenda dukura, uko umuco nyarwanda ukomeza kugenda waguka uzamuka, ntabwo guca imyeyo bigituma rwose umugabo atakwishima, ntabwo bituma umugabo atanezerwa, ahubwo biterwa n'uburyo wateguye umugore wawe. Inshuti zanjye rwose, guca imyeyo ntibizagusenyera urugo, ndakwinginze guca imyeyo ntibizagusenyera urugo, kuko cyane cyane abana b'iyi minsi ya none twagiye duhura n'ingorane. Urabona ibiri bya jenoside yagwiriye abanyarwanda, bituma abana benshi baba imfubyi. Akenshi umwana yabikoraga byigishijwe na nyirasenge, ikindi gihe umwana akabyigishwa byigishijwe na nyina wabo se na mubyaro we baturanye. Ariko muri iyi minsi ya none kubera ko abantu benshi babaye imfubyi ari batoya, n'ihungabana ryagiye rituma abantu bapfa mu mutwe, byagiye bituma abantu batita ku kintu cyitwa guca imyeyo, kuko ntawabibaganirije. Ariko ni ukuri ndabinginze, nta mpamvu yo kwikarakasa ngo urajya guca imyeyo uri umugore ukuze. Ni ukuri ntacyo bihungabanya ku mibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo yaguteguye neza, ayo mavangingo araza. Iyo umugabo yaguteguye neza rwose nta cyatuma utanyara. Mwa babyeyi bacu mwe, bakobwa bacu beza, mwumve yuko iki kintu kitabasenyera urugo. Ndongera kugaruka ku bagabo, mwa bagabo mwe ndabinginze. Hari imyumvire yatwinjiyemo kumva ko ngo ugomba gushaka umugore waciye imyeyo. Wasanga ugize ingorane, niko nabyita, ugasanga umugore ushatse ntabwo yaciye imyeyo, bikagutera kuba wamuca inyuma. Oya ndabinginze, ntabwo ari impamvu yatuma uca umugore wawe inyuma. Ni ukuri kudaca imyeyo ntacyo bigabanura ku buryohe bw'umugore. Ni ukuri ndabinginze. Ubundi butumwa nari mfite, hari abagore bambwiye yuko rwose abagabo bakajya kubasuzugura, ugasanga barababwira amagambo akakaye, ugasanga barababwira amagambo mabi, icyakuzanye ni ukundya imitungo, icyakuzanye ni ukundya imitsi, ukagira ngo wenda uwo mugore we nta maboko afite. Nyabuneka mwa bagabo mwe, mwashatse abagore banyu mubakunda, ndabinginze nimubagaruza umwuka w'ubugwaneza. Namwe mwa badamu mwe, ndabasabye, ndabinginze, icyakuvanye iwanyu ugahitamo kuza kurwubakana na Jean Pierre ni urugero,
ugahitamo kurwubakana na karavere nuko ari umutima wawe wari uguyeho. Utaragushatse nuko ataragukeneye. Mwabadamu mwe ndabasabye, umugore uza ngo nubwo mfuye gushaka karaveri ngo ntabwo namukundaga, ariko waragukunda. Ibikorwa gukorera byonyine bikugaragariza ko agukunda. Kuba utarashakanye rero na kanaka nuko we nuwo nguwo Imana yakugeneye, bari we mubana mukundane mubana karamata nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nkongera nkabwira bagore bagenzi banjye, ndabinginze mugabanye agasuzuguro. Umugabo aherutse kumpamagara arira kubw'ikiganiro cyanjye yari yumvise kiriya kivuga ngo iby'abagabo bifuza ariko badasaba abagore. Arambwira ati jyewe naragowe, ati mperuka umugore mushaka, atariko ati kunyitaho ntibiba muri we. Ndabinginze mwabagore mwe, icyakuzanye gerageza kugikora. Nkomeza kubivuga kenshi cyane, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kurusha umugore aba kurusha urugo. Niba ushatse umugabo agukunda, nyabuneka gerageza kumwerera imbuto, gerageza kumugandukira. Mwabadamu b'abakristo mwe murimo murera indibu, ntabwo muri kwera imbuto. Ndabinginze ijambo ry'Imana, ibyo mukora bigendane n'ibyo mutekereza. Ese wamuririmbyi we ufite umugabo umuta muri saro, utanamwitayeho ngo ndirukanse ngiye mu masengesho, uri gukorera iri hejuru? Ngiye mu masengesho y'iminsi 3 umugabo wanjye, ntabwo mwicaye ngo mubiganireho, ntabwo mwicaye ngo mubivugeho. Usaba uruhushya. Umugore mwiza arangwa no gusaba uruhushya. Kuki mudasaba uruhushya mwababyeyi mwe? Erega abagabo ni inzabya zoroshye, nubwo ari twebwe twiswe inzabya zoroshye. Umugabo uko umutwaye niko agenda. Umugabo iyo umutwaye gahoro agenda gahoro, iyo umukuye, iyo umugandukiye ukamushimashima na miliyoni arayiguhereza atateganyaga kuyiguhereza, kubera ko wamweretse urukundo. Abagabo bakunda gukundwa, nkuko nabwiye ntabwo umugabo yakubwiye ngo ndavuze ngo nkunda, ntabwo umugabo yakubwira ngo ndavuze ngo nyubaha. Ariko gerageza wa mubyeyi we, cyane cyane ndabwira ab'abakirisitu, wa mudamu wo mu kirisitu, wangize ukajya mu rusengero ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, kandi usize ubabaje umugabo wawe mu rugo. Uzajya mu ijuru ryande? Rya so wanyu? Uzajya mu ijuru rya Kamonyi? Uzajya mu ijuru ryande? Wa mubyeyi we, mbabarira umbwire. Nitugerageze umugabo akunanire ariko wagerageje kumwerera imbuto. Hari umugore nzi, umugabo yamuzaniragaho undi mugore, akabakira akabashyuhiriza amazi bagakaraba, ariko byaje kurangira umugabo yihannye abivuyemo. Aravuga ati sinumva ukuntu nzana umugore mu rugo, ihabara umugore wanjye akamushyuhiriza amazi, tugasanga igitoki ku meza gishyushye cyahiye. Umugabo byaje kurangira abivuyemo yihannye kubw'imbuto z'umugore. Ariko wowe uhita umutuka ku babyeyi bombi, ugahita umubwira uti ntabwo ari byo. Ngenda akunda kwibanda ku bagore kuko umugore ahindura umugabo bikemera. Nkuko umuririmbyi w'Ikorasi avuga ngo Imana ihindura ibyanze guhinduka. Imbuto zawe wa mugore we zizahindura umugabo wahinduke, akubera intangarugero agenda no kuvuga mu bantu. Mwabadamu mwe ndabinginze nimumere nk'Abigayire. Ntabwo navuga byinshi, nateganyije kuvuga utuntu dukeya, ariko ubutumwa bwanjye bwa rugo. Abagabo barimo bararira, baravuga bati kuki abagore twashatse tubageza mu ngo tugasanga barahindutse. Umuntu akaba yari yambaye uruhu rw'intama, yagera mu rugo agahinduka isega. Mwabadamu mwe ndabinginze, umugore akava iwabo aje gushaka umugabo, agasezerana, agashyigikirwa, agashyingirwa, abantu bose bakamuherekeza, ariko yagera mu rugo akigira intare. Mwabagabo mwe ndabinginze, mureke kuba intare. Namwe mwabagabo mwe kandi muhinduke. Niba umuntu yemeye gusiga umuryango we, agasiga se na nyina, akaza ngo mubane, nuko yaje agukunda.
Aburahamu yakunze umugore we cyane ngo amumara umubabaro. Isaka niko byagenze. Isaka yashatse umugore ngo ahageze araza amubara umubabaro wa nyina. Wa mudamu we, ineza yawe ishobora gutuma umugabo ahinduka. Wa mudamu we, ineza yawe ishobora gutuma umugabo agukunda, akagukundira n'imiryango. Murakoze. Ubutumwa bwanjye bwari ubwo, ariko icy'ingenzi cyane nari ngendereye ni uko mutagomba gusenya ingo zanyu ngo ni uko aribyo mwasanze bitagenda. Ibitagenda biragenda hamwe no gushaka. Umunyarwanda yaravuze ngo gushaka ni ugushobora. Mugerageze, ndabinginze, ndabasabye, hamwe no gufashwa n'Imana n'umwana wayo n'umwuka wera, ingo zubakike mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yari Mama Official, mukazayire Devota, mukande subscribe, comment and share. Ndabakunda cyane, Imana ibagirire neza.